tuvuge umuhamagaro wo kuba umusaseridoti nari naramenye neza ko ari uguta byose gusiga byose ukabyita umwanda kubera ingoma ya Kristo. Yego. Ngiye nararebye mu mateka yanjye nsanga nta kintu nzaba nsize. Ndavuga ati rero nawe ndi kubeshya ubwo nawe ntari guhamanya neza na identite y'ubusaseridoti. Ngiye numvaga ahubwo ngomba kujya gushaka iby'isi ubundi ko nkazabisiga ariko mbifite. Nguho urugero. Pawulo mutagatifu yari Sahuri. Yego. Urabizi Sahuri ibintu by'urabizi yarongoye abagore yagize gutera afite amafaranga menshi byataye. Okay, nawe urashaka rero kubanza kuba Sahuri kugira ngo uzabe Paul. Nyurumva naye ngomba kugira icyo nigomwa kugira icyo nigomwa. Urashaka kwinjira mu bagore ebana. Ukanywa inzoga ukaryoshya nkanywa byeri. Icyo cyatumye uva mu gipadiri uravuga utereka nanjye njye kurya ubuzima. Ngiye kubanza nshake ibyo nzita umwanda. None se nakwita umwanda ibyo ndafite? Ujya gutyo ufata icyemezo uvamo. Mbivamo. Bya ndifuzaga kurya isi warabikoze? Urumva nicyo cyagomba guhita gikurikira. Undi mu isezerano rya kera haranditse ngo ibyishimo by'umugabo ni umugore na divayi. Wanditse ku isezerano rya kera. Ni ukuvuga nanjye naravuze ati divayi ngomba kuyinywa nanjye nkayihaga. Divayi rwose ndayinywa mbikuye ku mutima. Ndayinywa mbikuye ku mutima byo kujijisha. Noneho urumva nibyo by'abagore nabyo urakubagana. None naravuze tereka nkubagane. Naravuze tereka nkubagane numva ukuntu nabyo biba bimeze. None abakobwa ukuntu ari babi bahita bahamagara niyo. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park muri Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali. Ndi kumwe n'uyu musore muri kuribanga wambaye fresh kabisa. Uyu munsi turaza kumuhera hasi byanze bikunze. Turiyaranje iyo shusho tuyifate. Siko bimeze man? Ameze fresh. Imitemura kuri tapi yacu kuntu hameze, ku makaro yacu kuntu hameze, muzamure abantu muri kuntu yambaye fresh. Bimeze bite? Ni fresh. Yitwa Emi Pro. Tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yacu. Merci. No bwa mbere dukoze kino kintu ku muntu uwo ari wese mu kiganiro. Si bwa mbere Olivier nuko yambaye neza. Ubwo mbikesha iki? Ubikesha kwambara neza. Wow. Kakanu kango wow. Biteze. Ni fresh ntari. Ibintu byose ni sawa. Oya. Ntago ari byose ibyinshi biragenda. Ibyinshi biragenda. Niki kitagenda? Kitagenda. Amafaranga urayafite? Abakobwa urabafite? Yego. Studio yawe irakora fresh? Indirimbo zawe zirarebwa fresh? Abakatolike bose urabafite? Abakatolike bose urabafite? Ubwo si kitagenda niki? Amafaranga ndayafite ariko si ku buryo bwuzuye. Ariko urayafite? Abakobwa ndabafite. Ariko bose ntago banyemera. Ariko urabafite? Ariko harabo mfite. No kuvuga abakobwa harabo. Urashaka ko n'abagore bacu baba bawe? Urumva? Umuvandimwe. Hari ikindi waruvuze niki? Indirimbo. Studio yawe irakora? Studio irakora ariko ntago ari ikora neza kurusha izindi zose. Ariko irakora? Ariko iri ikora neza? Hari izo nkora neza hari indirimbo nkora neza. Siko n'ubutizeye none two kuza muri studio yawe kwizera uramutse wizeye ukamaximiza ugakonoza mu kwizera waba wagendesheje uko nti waba ugiteye imbere wumva waragezeyo wakumva waragezeyo kandi Imana yonyine n'igicucu nizo beings ebyiri zitajya zikora muvoma zihora ziri hamwe. Imana yonyine ni n'igicucu omba state igicucu ntago ari igicucu igicucu stupid yego stupid cyangwa ignora yego donc state of mind yayo uko imitekerereze yayo iba ibiri statique iba yumva yaragezeyo ntago ikora muvoma darotaye dar espace ntabwo nengaza Imana ni igicucu nizo beings mu cyongereza nyine being les êtres mu gifaransa yego nizo ziba ziri statique kuko Imana uziko Dieu est omniprésent Imana ibiri hose izi byose
harya ikintu cya gatatu ni iki? Imana iri hose ubundi. Omniscia inashoboye ibyo. N'igicucuro kiba gifite mwene iyo myumvire nk'uko Imana yiyumva nacyo niko kiba kiyumva. buriya se Cyane. basi igicucu kimva nk'Imana buriya ko Imana izi ubwenge Nacyo kiba cyumva kibuzi. kandi kitabuzi. N'ikimenyimenyi iyo ibyo gikora kiba cyihagazeho. Ubundi hari ibintu umuntu akora none ntubabazwa nuko ari ibyo akoze, ahubwo ukababazwa n'ukuntu ari seriye, ukuntu abikoze ari seriye kandi ari amafuti. Akaba ari byo bikubabaza. Ubwo ubwenge bukuye hehe? Ubu bwenge harya twumvise aka kanya ingabire za Roho Mutagatifu haryo urazizi. Mu ngabire za Roho Mutagatifu harimo n'ubwenge. Hari ingabire y'urukundo, ingabire y'ubusabanyiramana, ingabire n'iy'ubwenge irimo. hariyo nagiye nigeze kujya gusengera ahantu Kicukiro kuri Communauté de l'Emmanuel. None uko ndatombora udupapuro sinatomboye. Nabwiye umuntu twe turi kumwe ni madamu ndakeka. Ndamuti nanjye ntomborere. Urumva? Agenda ntomborera akantu kanditseho ngo hawe ingabire y'ubutungane. Wow. Ibaho se? Ibaho. Ingabire y'ubutungane. Wowe ndi kwiga ku intungane. Ingabire y'ubutungane ibaho, ariko umuntu aba ari mu nzira yo kubugeraho, ntago wabugeraho ukiri hano munsi. Ukiri hano munsi ntago wabugeraho. Uragerageza nyine ukaba uri mu nzira yabyo. Bavuga n'intungane bwira icumuye karindwi. Karindwi giye kararenga. Ucumura nka kangahe? Jewe cyane kenshi. Ubwo ntago uraba intungane, kuko nuba intungane ubwo uzagicumura karindwi. Nzaba narapfuye. Ubwo ntuzigera ucumura karindwi, ntuzigera uba intungane. Ntabwo bishoboka. Ubwo bishatse kuvuga ngo intungane ni umuntu karindwi undi muri Bible isimbura umubare mwinshi. Umubare mwinshi ushoboka. Karindwi, umubare mwinshi ushoboka. N'intungane bwira icumuye kenshi gashoboka. Nicyo bishatse kuvuga. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo 1 2 3 4 5 6 7. Ibyo byo nibyo ndabyemera. Ni ukuvuga wowe ntabwo uzigera uba intungane na rimwe, kuko uhora urenza. Kereka wapfuye. Uhora urenza karindwi. Ndakarenze cyane. None se ariko ngerageza kutarengera. None se ko muri Bible handitse ngo bwire cumuye karindwi, si bwira se ibintu byo kwira. Iyo bavuze kwira ahita hazamo no gucya, kandi umuntu uri tari hano ku isi, hirya yo ku isi, hirya y'ubuzima bwa hano ku isi, ntago bujya bwira ntibunake. Ibyo kwira no gucya ntago bibaye. Intungane rero ku isi ntibaho. Ubwo ntayibaho. Ubwo twita intungane ku isi ntibaho. Ubwo Bibiliya iratubeshya rero. Bitese fresh. Kwambaye neza se muvandimwe, wambaye neza. Mpamvu mbivuze nkunda umukara, nkunda ibintu byijimye. Ubwo kuri genda ndabona wambaye neza cyane. Emi turakuzi by'umweko nk'umuproducer ni Emi Pro, uzwi cyane muri production yani yacu mu Rwanda. Yakoze indirimbo zitandukanye zizwi, yakoranye n'abahanga batandukanye hano iwacu mu Rwanda mu muziki. Hari nk'indirimbo irimo Cecile Karibwa ndabizi ko ari cyamamare cyakunzwe n'abantu benshi cyane. Indirimbo ya Mariya. Byose ibisiza n'imisozi wiwi niyo irimo Cecile Karibwa. Akaza iyo nabonye washizemo Aline Gahongayire. Yego. Sibyo? Byose bihira abakunda Imana. Byose bihira abakunda Imana. Ese ubundi ntabwo ugiririmba? Njyewe? Ndaririmba, ariko abarimbyi baba mwamoko. Hari abarimbyi barimba bahogoza. Hari abagerageza. Hari n'abandi barimba nk'amasake. Iyo turi ngo ndakuyikorera. Hari igihe nk'umuntu arimbuka ukagira uti hari inkoko tu, cyangwa hari nk'inka. Ukagira ngo imarateteza cyangwa kwabira. Ari nko gukokoza. Uririmba nk'iki? Njyewe? Nshobora kuba ndi muri icyo cyiciro cya mbere. Cy'inkoko? Yego. Uri production cyane. Production nyine uhoraho ntago ajya atanga impano zose. Nyine nagerageza, ariko kubera ko nzi ko iki kiganiro turi gukorana kizarebwa n'abantu bazi kuririmba, ndamutse ndirimbye naba mbateje igishuko cyo nka cya kinera yivuze mu kanya cyo gukeka ko hari nk'isake yari iri hano inyuma yanjye ari yandirimbiye. Kandi gukeka ari icyaha. Gukeka ni wibinjiza mu cyaha rero. Ni utiyizeye. Rwose. Mbwira ibintu bya production wenda no kugira ngo babyumve, nimvuze izo ndirimbo zitandukanye iheruka nk'eshatu ziheruka navuga ngo uri proud of ni nk'izihe?
eshatu ziheruka ni iyo waruvuze bwa mbere ibisiza n'imisozi nziza cyane twakoze turi kumwe n'umukecuru wacu nako ntago ari umukecuru turi kuri kodinga namwise umukecuru arantuka yarambwiye ngo umukecuru ni nyoko naramuhamagaye ngo umukecuru nzi ngo ndamwubashye njye ndi nyoko wa nyoko arambwiye ati umukecuru ni nyoko ati abakecuru n'abandi baba bari hirya mu bikari bari gukira inka no guteka ariko ibyo yavuze ndabyemera kubera ko burya umukecuru ni wa muntu udashyiguka kandi se sirashyiguka urumva akajya kuririmba arakomeye cyane twanamusoje cyane nanjye ndamusuhuje kandi ndamushimiye umuganda yatanze mu butumwa bwacu dufite hano munsi bwo guteza umuziki gaturika imbere kabisa iyo ni iya mbere iyo ni iya mbere iya kabiri niyo twakoranye na Aline Gahongayire yego icyamamare mfite indirimbo ndi gukunda cyane nabimwandikiye ejo bundi namweje voice note hari indirimbo yitwa Zahabu wow Zahabu ariko iri current ni yitwa Papa w'ibyiza Zahabu ni nziza Emi uzongera uyumve wow ni gospel it's a true gospel Aline Gahongayire rwose ararenze nanjye niyo mpamvu namusabye namutumiye nyine muri twebwe ngo aze muri twe kuko nyine afite ijwi ryiza ariko aba arimo message iri deep iri profond ariko anicisha bugufi nawe ndamushimiye cyane iya gatatu ni iyo twakoranye na Mani Martin yeguriye Nyagasani y'umupadiri witwa Rushigajiki Jean Pierre nawe n'umuhanzi mu izina ry'ubuhanzi yitwa Pierrot burya padiri nabagiye utwa abastarisi cyane ubu ngubu ni padiri mukuru wa Paruwasi Cyoronyi hano ruguru yego padiri twagusoje niduhura ngiye mu kanya tuba turi kumwe ndabizi ko ntegereje kuri studio hari indirimbo tugiye kuri kodinga iyo ndimo ivuga ngo niyeguriye si mwakoranye wow niyo ngiyo yego ndi kuyibonamo Mani Martin ari no mu kiliziya ukuntu yego Mani Martin twaramushimiye cyane nawe ko yaje agatanga ubutumwa bwe agatanga umuganda we nubwo igisohoka abakristo bagenzi bacu bamwe muri bo badukanze ijisho gute baravuga ngo mwebwe ngo mwishe ngo mwimerere umuziki gaturika ngo mwazanye umurokore ngo umuntu wambaye amapantaro ngo yacitse ngo wambaye ngo ufite na madred kubera ko noneho abo bantu babivugaga nkeka ko ubumenyi mfite kuri theology ababivuze hari icyo mbarusha nabihamya ko hari icyo mbarusha icyo nabatsindishije narababwiye nti niba muri abakristo gaturika koko tuzi ko isengesho riruta yandi ari misa kuririmba no kuvuga ni masengesho biza nyuma kandi pourtant mu gifaransa pourtant abantu bambaye amapantaro yacitse pourtant bivuga ibiramambu yego abantu bambaye amapantaro yacitse nk'iyo Mani Martin yambaye n'abafite amadred nkayo yari afite iyo bagiye guhabwa Yezu guhazwa barabirukana ntago babirukana barabahaza ariko njye mbabona za Christos bafite amadred bafite amadeshire nubwo nyine bambaye ya makanzu ariko njye ndababona bafite dread ntabwo bikoza kugikora leta guhazwa yego abo rero narababwiye nti rero mwebwe urumva namwe mu banyantege nke kirizi kwiriye kubifasha namwe murimo nyine mu myumvire no mu biki byose ariko bagiye babyumva urumva jindirimbe eshatu nizo ngizo n'izindi turagenda tuzivuga wenda uko igihe kiza kudukundira first of all no kumurifuza kuri kodinga nk'indirimbo uri muri kiliziya gaturika utari muri kiliziya gaturika bose ntubakira se bose ndabakira banza utangira nimero ya telefone ya mbere uko dutangiye inkuru yawe hari birenze oya nta birenze ahubwo nibyo bikwiye kandi biratungana ko nyitanga nimero yanjye ni 078 3 5 4 5 5 8 yanditseho Emi Pro Emi Pro rwabigusipiriye uramuzi wahimbye nkubone yego niwe wanyigishije kuvuga izina ryanjye neza ngo Emi Pro mu gifaransa okay rero nuko haba handitse na YouTube channel yanjye yitwa Emi Pro Media The Challenge gutyo nuko nguko ariko niyo wakwandika Emi Pro Media cyangwa Emi Pro gusa uhita ubibona kandi n'indimbo zitandukanye ugenda uzirebe umuteza imbere niba utarakora subscribe bikora kano kanya turi kuvuga ugenda urebe kabisa niba uri umukatolike wa nyawe first of all genda kandi subscribe niba uri ukunda indirimbo ziri classic genda
ukande kuri iyo sapu ubundi urebe ukuntu ibintu biza kugenda neza. Emi mbwira, uyu munsi turi kubona uri umusore wiyambara ikoti ryawe, ndi kubona umeze nkanjye, ntabwo uri umupadiri, yego uri umukristo usanzwe babita ngo abarayiki, uri umurayiki, ariko wari ugiye kuba padiri. yego byagenze bite? Igitekerezo cyo kuba padiri cyaje gite? igitekerezo cyo kuba padiri duhereye aho urumva, kubera ko navutse ndi umukristo gatolika, kuko n'abapadiri bakomoka nyine muri kiliziya gatolika. Cya kabiri nize mu iseminari secondaire, nayize muri petit séminaire Saint Aloys Cyangugu, kandi urabizi ko petit séminaire ni pepiniere abazavamo abasaserdoti, pepiniere aho bafumbira, aho bafumbira. Urumva ko ibyo byonyine bibiri birahagije kugira ngo umuntu atangire kubyiyumvamo, akure abyiyumvamo. Ariko hakazamo n'akantu k'umuhamagaro. Wumva gufite umuhamagaro? Umuhamagaro, ariko ibyo nari nkubwiye ko ibyo bihagije muri rusange, dari condition normale. Kuba wize petit séminaire, kuba waravukiye muri kiliziya gatolika, ibyo ngibyo dari condition normale byatuma n'umuhamagaro nawuze. Ariko ntibihagije, hari ubundi mu by'umuhamagaro hari icyo bita appel intérieur na appel extérieur. wowe ufite extérieur ndabyo, ibyo ngibyo bita bizana appel extérieur. Noneho appel intérieur ni ukuntu nawe wiyumva, ukumva nyine ukiyumvamo ko uri umusaseridoti. M'imbere sumvagamo icyo mw'imbere numvaga bitavamo, ariko abantu bo hanze kuza kugeza ugeze muri grand séminaire, iyi abakecuru ariko bo bakandeba ukuntu ngenda n'ukuntu bameze nk'uwitonze. Ako kantu urakumvise nyine nabaga ameze nk'uwitonze. Ameze nk'uwitonze. Njye mbona umeze nka Rocky rero mu bintu byose. Seriye? Gose duhuye. N'uduterime twawe n'ukuntu uvuga urandaga, ubwo don ibyo duhuriyeho. Ariko hari ukuntu bajya bavuga ngo tuvuge, ariko menya bitajyanye ibyo nari ngiye kuvuga. Wasanga ingabire hari ukuntu zigeraho zigahura, kandi ingabire zisanzurira nyine zigira buri wese uwo yisanzuriramo. Niba hari nk'ingabire tuvuge nkawe ugira yo kwintataininga kuri televiziyo Rwanda, iyo ngabire ntago bose bayigira. Ushobora gusanga yaraje ikiyenkarina no mu wundi muntu. Incarnation urabizi? Reincarnation ndabizi. Incarnation kwiyiburira mu wundi muntu se? Yego. Nyine kwiyenkarina ni kuriya, nuko ngo jambo yigira umuntu abana natwe. Ni Imana yiyenkariniye, no kwambara umubiri shere. Incarnation ni ukuvuga rero hari ingabire, iyo ngabire impuza na Rocky ni yanjemo yiyenkarina muri nge nawe imwiyenkarina. Ubwo ni ibintu bisanzwe rero. Ubwo wasanga hari n'undi n'ahandi nawe umeze nkako cyane. Ariko n'inkuye kubyerekeye ni ingabire iyo kuba padiri, m'imbere wumvaga bimeze bite? Uko numvaga, wumvaga hanze ngo babonaga ko ushobora kuba umeze nk'umuntu witonda waba padiri. Yego. Ariko m'imbere wowe hari uko wiyumvaga? Njye numvaga mfite inyota yo guharanira ibyiza. Gute? Sobanura. Ibyo ndabisobanura. Ni ukuvuga ubundi hari ukuntu background y'umuntu, amateka yawe niyo agena n'umuhamagaro uzagira. Tuvuge umuhamagaro wo kuba umusaseridoti, nari naramenye neza ko ari uguta byose, gusiga byose, ukabyita umwanda kubera ingoma ya Kristo. Yego. Njye nararebye mu mateka yanjye nsanga nta kintu nzaba nsize. Ndavuga ati rero naho ndi kubeshya, ubwo naho ntari guhamanya neza na identite y'ubusaseridoti. Njye numvaga ahubwo ngomba kujya gushaka iby'isi, ubundi ko nkazabisiga ariko mbifite. Padiri mu minsi yashize twaganiriye, ndamusoje cyane. Padiri wacu abamuzi baramuzi, yaciye hano. Ntiwamubonye nawe? Padiri wakivuyemo. Ni umupadiri ahubwo akigiyemo afite imyaka 30. Yego. Yaraciye mu bakobwa, yaraciye mu buzima, mu kuryoshya, mu kubyina, mu kunywa byose. Yaracumuye kugeza naho agera kuba afite fiance. Wow. Urumva mu gihe bagiye gukora ubukwe yaravuze rero nsize byose ngiye kureba Yesu Kristo. Ubwo nicyo wifuza nawe? N'ubundi urebye mu mateka y'ukwemera, mu mateka ya kiliziya, abantu bose bafatika Imana yahaye ubutumwa bikanagirira kiliziya akamaro. N'abantu banyuze muri iyo nzira umupadiri yanyuzemo. Nguho urugero, Paulo Mutagatifu
yari Sahuri. yego Urabizi Sahuri ibintu by'urabizi yisha abantu, yarongoye abagore, yagize gutera afite n'amafaranga menshi byahataye. okay nawe urashaka rero kubanza kuba Sawuli kugira ngo uzabe Paul. Nyurumva naye ngomba kugira icyo nigomwa kugira icyo nigomwa. urashaka kwinjira mu bagore ebana ukanywa inzoga ukaryoshya nkanywa byeri urumva ntabwo wayigomwa utarayinyweye utanabasha no kuyigurira. icyo cyatumye uva mu gipadiri uravuga utereka nanjye njye kurya ubuzima, ngiye kubanza nshake ibyo nzita umwanda. None se nakwita umwanda ibyo ndafite? ujya gutya ufata icyemezo uvamo. Mbivamo kugira ngo ujye ariko nanagezeyo no muri Grand Seminaire, naho nagezeyo nyine maze kubisobanukirwa identite ya Kiliziya Gatolika. Ubundi kuba umusaseridoti ni ukwitangira abantu, ni ukwitangira abandi, kubaho service de l'Église. Kandi kugira witanga ugomba kuba nawe wifite. None se watanga icyo udafite? Hari igihe usanga hari nk'umuntu w'umukene ugomba gufasha, kandi nawe warakubiswe utambitse ibirenge, gusa ubwo wamufasha mu buryo bw'imyumvire. kandi iyo ubaye umupadiri urahembwa, nubwo utahembwa menshi kuko ngo umusezerano ukene. Padiri ntagahembwa. Umuntu wuzuye agizwe n'ibice byinshi, ntago ari roho gusa. Hari igihe umuntu usanga we ikibazo afite serivisi agukeneyeho atari yo kuri roho, ari nk'iyo ku mubiri. Yego, wowe ukajya kumuderivaringaho service adashaka. Ntibishoboka ibyo, ntibihura. Niyo mpamvu rero nanjye nabiretse. Ndavuga reka njye gushaka ibyo ngibyo, nzita umwanda cyangwa nzifashisha ndi gusavinga abandi. Kandi si ngombwa ngo usavinge Kiliziya witangira abandi uri umusaseridoti. None se wowe ntago witangira abandi? Buriya sera uzi umuganda uri gutanga nk'ubu ngubu ibiganiro byawe, inkuru yanjye uzirohoza abantu kiza. Harimo bakira bitewe n'ibyo mutanga hano. Hari abantu bakira abari kubitanga ubwabo bibabira impamvu yo gukira, ndetse n'abazabikurikira nabo basangiye ibibazo, basangiye kubabara, nabo bibagirira akamaro. Ubwo nawe rero hari icyo ufite uri gutanga. Ubu nawe uri gukora umurimo wo kwitagatifuza, bimwe twavugaga by'ubutungane uri kubiharanira. Rero nanjye nuko byagenda. Reka mvuge nti ishara, ariko ndashaka kubaza, nyuma yo kuva gufata icyemezo cyo kureka igipadiri, ndifuzaga kurya isi, gukora kugira ngo nyine uvuge uti mbanze mbe Sawuli, mbanze nanjye n'igisi kweri. Warabikoze? Urumva nicyo cyagomba guhita gikurikira. Nicyo cyagomba guhita gikurikira. Urumva navuyeyo njya kwiga muri kaminuza, muri kaminuza y'u Rwanda niho nize mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima. Ni ukuvuga ko ubu nanjye natanga serivisi z'ubuzima. Ariko mfite n'impano biriya twavugaga yo gukora production, gutunganya indirimbo, nyine nkazitunganya abantu bakanyoboka cyane. Kandi urabizi biba birimo amafaranga cyane rwose. Noneho kandi bya bindi byose nyine abenshi baharanira hano. Ubundi mu isezerano rya kera haranditse ngo ibyishimo by'umugabo ni umugore na divayi. Niko handitse mu isezerano rya kera. Kandi Bibiliya ni igitabo nyine cy'ijambo ry'Imana tugendera aho ngaho. Ni ukuvuga nanjye naravuze ati divayi ngomba kuyinywa nanjye nkayihaga. Nyiha umwanya wawe. Nyiha umwanya. Iyo ntanyweye mu gihe nari mu nzira, reka nywe muri kano kanya. Divayi rwose ndayinywa mbikuye ku mutima. Ndayinyweye mbikuye ku mutima, byo kujijisha. Noneho urumva nibyo by'abagore nabyo urakubagana. Kandi ntago ari njye nyine turabisangiye twese. Urumva no muri Bible birimo ngo ibyishimo by'umugabo n'umugore na divayi. Ibyishimo byanjye kubishakira muri divayi n'abagore nabwo uyinjiramo. Urumva amafaranga ndayakorera menshi, kandi byose ntiwabigeraho utayafite. Ntibishoboka. Noneho naravuze tereka nkubagane. Tereka nkubagane numva ukuntu nabyo biba bimeze, kugira ngo ntazabikora kera nshaje mfite imizi cyangwa naragize. Reka mbikore ubu ngubu nkubaganeho numva ukuntu biba bimeze. Nagize n'umusatsi ngira na madrede ndanawukaraga, nambara n'amapantaro acitse. Kuko urumva nagomba kuba nabikoze kera sinabikora. Ibyo nabyo narabikoze ngo numva ukuntu biba bimeze. Ndabizi neza ko hari ababyeyi bajyaga bangira inama baje nko kurikodinga biriya by'amakorari, bakavuga ati koko urabona
ukuntu tugukunda, ukuntu dukorera ibintu byiza n'ukuntu tuba tukumva iyo bari iwabo iyo za Nyabitimbo n'ahandi hose bari kumva Emipro aho bazayakurikodinga bakumva n'indimo nakoze bumva ari nk'umuntu umeze nk'umusaseridoti utagatifujwe babonye ko nanjye ndi umuntu icyo gihe bakambwira ati none se wajya ugira ugasokoza ukagira gute ntago bazi ko nanjye ndi gukubagana ngo numve ukuntu biba bimeze. Okay, ngira sasa rero ufata icyemezo cyo kuvuga uti reka duhere ku nzoga abagore turabajyaho nyuma ufata icyemezo cyo kujya mu nzoga wagifashe gute? Ndabiza abantu bize seminari barapanga utuntu twose n'ibyaha iyo abigiyemo arabipangira. Wapanze gute rero kunywa byeri? Urabuti ndazihamya uzinywa gute n'icyo utagiye wibagirwa muri iyo nzira yo kunywa byeri kabisa ukazihamya? Muri iyo nzira yo kunywa byeri icya mbere njyewe nigeze nta amafaranga 270 mu kabari ahantu twari twicaye acomoka urumva kubera nyine ubwo nari nayinyweye yagize nyine yakoze akazi kose acomoka mu mufuka agwa hasi ahantu twari twicaye ngeze mu bugunda yabura icyo sinakibagirwa. Hari n'ikindi gihe nabwo naryamye iminsi 3 kubera byeri hangover urumva navuze ngo reka nkubagane numve ariko nyine urumva ko narumvise koko narumvise umuduri. Hari ukuntu mama kera yaga avuga ngo hari ukuntu ukora ibintu akabwira ati komeza ubikoresha uzumva umuduri nanjye numvise umuduri urumva nataye amafaranga ukaryama iminsi 3 abakiriya warabwiye nk'umuntu ngo uzamuha indirimbo y'ejo nyine urumva ntiwamubwira ngo najegeye ngo nasinze wari mu gifuri ushaka kubona umubeshya ngo disque yahiye ubwira ati disque yahiye nagiye kuyikoresha ariko bari kunyumva ndabizi abo nzayambwira ngo disque yahiye ntibajye bagira ngo nasinze. Byari bya kera byari bya kera turacyagerageza turacyari ku isi turacyari ku isi ubwo ibyo byari bibiri. Ibindi hari ukuntu ugenda ufite nk'amafaranga nyine abakobwa bakagushuka ukumva nyine ukumva nawe ugomba kubiyemera wumve kuri umugabo nyine. Hari igihe nabwo nari mfite nk'ibihumbi nka 60 nka 60 mu mufuka dusohokana n'abandi batipe nka babiri hazamo n'abakobwa none abakobwa ukuntu ari babi bahita bahamagara niyo babonye ufite nk'amafaranga baravuga ati hari amafaranga yameze bahita hamagara mugenzi we ngo sora amafaranga yameze kwa Emi abakobwa bagahita baza noneho we anywa ukuntu bo banywa waje sinzi bo uburyo ubuzima bwabo buba bumeze sinzi niba budakoze nk'ubwacu we anywa nka sinzana bari kwishyira nyine ushobora gukubita nka nuza utamitsinye nkazingaye nk'umunani wowe ukiri ku ya kabiri ukagira ngo nyine abari kunywa nkaho imperuka bagiye umutwe utabaho icyo nicyo bagiye umutwe utabaho iba bafite umutwe ukomeye nyine yanywa nkaho imperuka yegereje ukagira ngo imperuka iregereje. Icyo gihe nawe kugira wihagarareho urumva nyine uravuga uti ni muzane bakazizana ukanikopesha ukazasanga wishyuye fagitire nini batagucisha mu ijisho kandi ubwo ku ruhande haba hari nk'ibindi bibazo ushobora kuba ufite nk'umunyamabanga w'umuryango wawe yenda wakubiswe ku buryo runaka akabye ntibikureba ahubwo abakobwa naringiye kuvuga ikizina kibi abakobwa nyine bandi kugira ngo bemeze amafaranga ukaba uri kuyaspendinga gutyo kabisa. Kandi hari utundi tubazo ushobora gusanga na mama wawe afite nk'igitenge cyacitse uzi ko hari ukuntu gutya tuba turi abasitari nanjye nsigaye nibarira mu basitari cyane none Emipro man nyine nibyo nkubwiye nk'abantu baza baje kureba Emipro bazi ko agenda no muri V8 nyine ari umuntu wa danje nyine urenze bumva ko niwanyu na mama nk'ubu mama wanjye bazi ko aba muri etage bazi ko aba muri etage bashiki banjye bose bamwe biga nko muri Amerika abandi Burayi abandi bakora ahandi hantu babikesheje kuba ndeye Emipro none urumva icyo cyizere abantu baba bagufitiye wowe ariko ukaba uri muri ibyo ngibyo warumbajije nyine ukuntu ibintu bitatu nka bingahe byambayeho n'ibyo ngibyo. Ngira sasa rero ibyo ni ibintu navuga ngo bikomeye abenshi bacamo ngira rero wageze mu gihe iki kibazo gikoze wageze mu gihe cyo kurya abana
icyo kurya abana urumva ibintu biragenda. hari icyo bita imizi y'ibyaha ubundi muri gatigisimu. Byeri nayo n'umuzi w'ibyaha. Urumva nk'abo bakobwa, abo bakobwa muba muri kumwe gutyo hari igihe bihakurikiraho n'ibindi. Si bashiki bawe? Ntabwo ari bashiki bawe. Ntabwo ari bashiki bawe kandi nabo urumva kuba atari igikoma muba muri kunywa. Ari igikoma muba muri kunywa, ahita hashamikiraho n'ibyo byose nyine. Okay, mbwira, umuntu uvuye mu iseminari ukajya muri iki gikorwa ntibikugora kujya gutereta umukobwa kugira gute, cyangwa inzoga ziragutinyura? Inzoga ziragutinyura, ariko biterwa n'ubwoko bw'umukobwa ugiye gutereta. Ariko wumva mvuze ubwoko ntagire ngo ni bimwe bya kera. Defi facile. Ndashaka hoya hari umukobwa, tuvuge nk'umukobwa ufite gahunda, warezwe neza, we ufite icyo ashaka mu buzima bwe, finalite ye atari gusinda no kuzererana n'abatipe. Uwo ngo kugira umutereta ugomba kuba nyine ubizi nuko batereta. Ariko nk'uwo musinzi iyo azi kutabizi we arakwiteretera kugira ngo ahubwo nyine icyo ashaka kugira hakigereho. So byumva nahise byumva. Ariko njyewe ntabwo mvuze ko buri gihe ari uko banterese, kuko gutereta ndabizi. Ako baraguterese bwa mbere? Bwa mbere baranterese. Ntihora uzi ngo bicaye? Urumva ubugira isoni ugenda wubitse umutwe. Ugenda wubitse umutwe ufite isoni. Ariko abakobwa baba bacanye ku maso muri iki gihe, baba bacanye ku maso barakwemeza. Aho reka nkwereke uburyo mukangura. Ubupadiri bukuvanamo. Okay, bwira sasa rero. Ubupadiri, umukobwa agukuye mu bupadiri bwa mbere akakuramo ikipadiri wa mugani, utazibagirwa n'uwuhe? Byagenze bite? Nkakubwira izina rye. Tubwire izina, utuguti rero twe turi ahangaha. Umukobwa araza, dukomerezaho. Gerard none ari kunshinga. N'ukuri kw'Imana. Hari icyo bita gushinga mu muheha mu muntu. Ni ukuvuga ko byagenda kose buri wese aba afite umukobwa nyine bahuye bwa mbere. Noneho ariko ngiye urumva n'umwihariko kuko nari mvuye nyine muri ibyo byo, ntago hari comment nigeze mbona ahantu ngo wavuye mu gipadiri hoya avuye mu nzira yo kwiha Imana. Ntago navuye mu gipadiri ko ntago nigeze nkigeramo. Ngo ni mu nzira yo kwegurira Imana. Birasobanura. Urumva ntago nakubwira ngo yaraje ngo mfata akaboko ngo aranyegera ngo aransoma. Reka ibyo urumva sinabikubwira. Kuko urumva gutya tuba tumeze, ibintu tuba turi kuvugana, mama araza kubireba n'abana tuzabyara. Mama n'ubu ugeze ahangaha ibintu uretse kubireba. Mama wanjye ndabizi kuko arabizi ko naje hano. Ejo azirirwa ari gucungacunga kuri YouTube yumva ko utanshinzemo umuheha. Nanjye amenye ko nitonda cyane. Ko wize mu seminari. Ko nize hajye kumera nko mu seminari. Nize muri Kristo Umwami. Abenshi barahazi ni mu gipadiri naho. Kuva mambe kugeza mu gatandatu. Wow. Somva nagiye kwa padiri jewe. Urumva uramutse unshinzemo umuheha. Urumva waba mpemukiye kandi twese dusangiye ibanga. Dusangiye ibanga. Nuko urumva ugiye muri ibyo ngibyo. Waje kunyurwa, ugiye mu nzoga, mu bakobwa, birumvikana ko ni ibintu bicibwamo n'abasore benshi. Abenshi batabicamo, sivuze ngo ni bose. Abenshi batabicamo nabwo simvuze ngo ni bose. Usanga bagiye icyo twita retour d'âge. Gusubira inyuma akatereka njye kuryoshya n'abana, reka njye kunywa bière, biterwa ariko n'umuntu. Ariko abenshi muri twe bigenda gutyo. Ugasanga ugiye gusubira inyuma, reka njye kunywa bière, tinarabyibagiye kuzinywa nkiri mutoya. Kandi ufite abana nk'abanga. Ufite abana bakuru, none ukajya gutereta abana bangana n'abawe. Icyo bakita retour d'âge. Mbwira sasa rero, ubigezeho wumva uranyuzwe, ugiye muri ibyo ngibyo, uvuye muri grand séminaire, ugiye kwa padiri, ariko uravuze uti reka nsohoke njye kureba isi hanze uko imeze ntazacikana. Waranyuzwe? Umbajije ikibazo cyiza cyane. Buriya hari ikintu nshimira nawe ushimira aho wize, kuri akuntu ira formation babahaga abayihaye Imana wizemo, mukajya mu misa buri munsi, mugakora imyiherero, mukavuga ishapure n'ibiki byose, mukagira n'ababagira inama ndetse n'ibyo ababyeyi bakubwiye byiza. Burya nubwo utabikurikiza ukazajya gukubagana nk'uko nanjye nabigenje, iyo umaze kubyirukamo ibyo byose ukabyirukamo ugasanga ari ubusa, kuko urumva ibyo nagiyemo byose amafaranga yari atikiriye. Abandi basore bagenzi banjye akakubwira ati ngiye nujuje inzu
ikabuga yego tingiye naguze ikibanza tingiye ngiye kugira gutya na gutya wowe ugasanga wari uri kwinywera byeri uri kumwe n'abakobwa sibyo noneho cyangwa wari uryamye ariko hari akantu ntavuze kandi nuko ntabona uko ngasobanura kaba ku musinzi uwo ari we wese yego inzoga usibye kukwica hanze no mu mirimo yawe ariko ziranakwangiza ubuzima bwawe inzoga ni uburozi bubi cyane bubi ubundi definisiyo y'ubuzima niba nyibuka neza ariko ntabwo nibagiwe ntabwo ntaniye ndahita mpakomereza nge nibuka ko definisiyo y'ubuzima mu cyongereza it's a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disability. No kuvuga kuburi muzima ntago ari kumbona ndi kugera nicaye gusa buryo bw'umubiri buryo bw'imibanire social uburyo abantu bagufata muri societe ushobora kuba wowe ufite amatuza ariko abantu bakajya babona warapfuye muri societe uri igipfu cy'icucu wamugana abarundi igipfu kikirirwa kigenda muri community cyangwa mento mu mutwe mento hakomeye mento naho uri tayari inzoga rero za affectinga ubuzima ntago ngiye kubisobanura kuko isi yenda hano ntago turi kwa muganga ariko iyo ubwonko tuvuge niba nyine zinterferinga no mu function y'umubiri ugatangira ntago ubukireba nkuko ugomba kureba uragenda uri nko kuri moto ukajya ubona ari nk'ibishushanyo uri kubona urumva noneho uri nko mu kazi uri nko ku mixing indirimbo uraza ari ibiki amatwi ntaba ari gukora wumva ibintu nk'indirimbo uri ukajya wumva iri kuvugira nk'ira hakurya za Kimironko urumva ko utaburi tayari urumva ko ari wowe noneho wajya ugiye nko muri recording ndi kuvuga nk'akazi nkora nk'abantu uri kubarikodinga bakajya babona turi guhuzagurika wakora nko kuri surika bikubise nko kuri speaker nayo igakubita mentally ntabwo uri muzima mentally ntabwo uri muzima urumva ko inzoga ntago ziri seri zidutwara ubuzima zikadukonsoma amaraso yacu n'ibiki zigatuma nyine n'iterambere ripfa n'ibiki n'abantu bakabona twarapfapfanye turi ibipfapfa none naje kwibuka nyine none nasubije amaso inyuma nibuka uburyo nari mbayeho mbere ntarajya muri ibyo nsanga nibyo byiza nibyo byiza kurushaho kurusha uko nguko wari warisomye ariko wari warisomye nari nakwikiye nyine nakwikiye ahantu ugera ukabuti aho narindi niho hari haze nahise nibuka wari warisomye nahise nibuka ibyo ababyeyi bantoje n'iby'iseminari yantoje na kiliziya muri rusange none ariko ukareba n'abandi nyine bo batabigiyemo ukuntu bameze ukabona ni byiza nk'ubu hari nk'igihe nageze abantu bazi ko nk'inzu nkoreramo ari iyanjye nkorera mu nzu nziza cyane ifite nk'agaciro ka miliyoni 40 cyangwa 50 gutyo studio yawe ariho iri niho n'ubundi niho nkorera abantu babaga bazi ko ari iyanjye rimwe nakubwira ukuntu baba bakumva izina ufite bakareba bakavuga ati kamemu iriya modoka niye umuntu uzana bira byamamare akabihuza kuri indirimbo nka ziriya nta kuntu yabata fite iyo mitungo yose ibyo byose rero nabitekerejeho noneho ndavuga ati rero ngomba guhinduka ngasubira ku isoko noneho hahita haza hari na gahunda gahunda ya leta yitwa tunyweresi buriya yatangiye kera nubwo batangiye kubivuga ariko baba baratangiye igitekerezo kiba cyaraje nyine baba barabyitegereje igihe kirekire kumva na leta nayo iri kubivugaho ukavuga uti kubera iki kandi hari preve ziri scientifique bira byose navuga byuko byangiza ubuzima urumva none leta yibivuga ku rwego rw'igihugu nge niba mpfapfanye kubera inzoga nawe ugapfapfana n'uwe agapfapfana reba bya bindi umwe twatondaguraga inshinga ngo ngewe wowe we twebwe mwebwe bo nge mpfapfanye nawe ugapfapfana n'uwe agapfapfana natwe tugapfapfana nabo urumva ko igihugu cyose kiba cyapfapfanye niyo mpamvu leta rero iba yabibonye igahita ivuga ngo tunyweresi ubu ngubu unywa resi nsigaye nywa resi inzara nsigaye nywa resi natangiye gahunda za leta ariko uri kumva ko ngewe na experience ntabwo ari amateori hari umuntu ubivuga nk'umuntu wabisomye mu bitabo ngewe ndi kubivuga nk'umuntu nyine wabibayemo umva warihamije pe nese mbwira byanze kunze mbere yuko ugera aho ngaho ko kumva ko ugomba kurekera nuko wabanje kunyurwa
ko wagiye mu bintu ugomba kubanza kunyurwa nabyo. Waranyuzwe, hari uwagize ukanyurwa wenda bikabimurengera nyuma? Nasanze baje ikibazo cyiza cyane. Nasanze byose ari nk'umubwiriza, nasanze ari kwiruka inyuma ari ubusabusa no kwiruka inyuma y'umuyaga. Hari n'ikindi kintu, iyo nk'abakatolike, abatari abakatolike ntago babizi, iyo tugiye guhazwa mu gihe cyo guhazwa mu misa, hari bavuga ngo umubiri wawe tugiye guhabwa ntutubere impamvu y'urubanza n'ubucibwe, ahubwo utubere nk'umuti dukeneye guhabwa, uturongera ingabire zidukiza. Hari ukuntu Imana iguha amafaranga, ubwo ngiye no guhanurira abantu, urumva nanjye Imana yampaye amafaranga, ahubwo aho kugira ngo mbere nk'umuti nkeneye guhabwa cyangwa ndongera ingabire ni ibiterambere, ni ukugura imodoka nk'abandi bose, kubaka inzu, ugafasha abababaye, ukagira gute, ahubwo ambere impamvu y'urubanza n'ubucibwe, akubera umuvumo. y'urubanza n'ubucibwe umuvumo uroroshye. Urubanza n'ubucibwe bishatse kuvuga iki? Urumva urubanza, abandi bagucira urubanza nawe ukarwicira iyo wasinze, n'abandi bakajya babona kuko nawe uri ya disability twavuze tuvuga ko mubu umeze nyine yahita burimo wasinze, hari uko wiyumva, hari nuko abandi bakubona, ugahita ugacibwa. Urubanza n'ubucibwe. Urubanza wicira urubanza ariko n'abandi bakaguca. Urumva warumbaje, harya warumbaje ibintu nkubajije, urumva mbere yuko ugira aho ngaho wo kubona ko ari ikibi, hari kuko wagiye mushaka kunyurwa, wabanje kunyurwa, ntago ndifuzaga cyo kunyurwa, waranyuzwe nyine. Ntago nanyuzwe kuko unywa inzoga, ntabwo waryoheje ukumva inzoga ziraryoshye kweri. Ni ibyishimo. Hari umudamu ejo bundi twaganiriye n'ubwo bari kuricana, yitwa Jamila Oza, nano aratubwira ati ngiyeho nagiye kunywa byeri, ndazinywa Emi, ndazinywa ndongera ndazinywa, numva ziraryoshye pe, naryoshyaga inzoga nkumva ko ndaryoshye, urumva ataho nageze numva ndaryoshye, gusa nyuma nza kunanirwa, numva ko ngeze ahantu ho kuruhuka pe, numva ndarushye, umutima urarushye, numva nta kintu nshaka byose, akumva ko yabanje kugira hehe ahantu haryoshye. We ntabwo wageze ahantu haryoshye kuva ko inzoga ziraryoshye. Ubivuze neza cyane ko yaje kunanirwa. Ubundi cyiza ntabwo umuntu agihaga cyangwa kirambirwa cyangwa ngo ananirwe. Iyo uri gukora icyiza ntabwo unanirwa. Impamvu hari akantu kaba mu isomo bita cosmologie muri philosophie, bavuga ngo l'être génère le germe de sa propre destruction. Iki ni ukuvuga inzoga ikizayisenya, kuyinywa kuba umusinzi ikizagusenya, bigeraho bikisenya. Ariko iyo ari ikintu cyiza cyo ntago gisenyuka, kirakomeza. Ni ukuvuga ntago nyine biba bimeze nyine ubumeze nkaho waryohewe, ariko ntago mu by'ukuri uba waryohewe. N'abantu bakubona babona ubumeze nkaho waryohewe, ako kantu uri kukumva umeze nkaho waryohewe kandi ntabwo waryohewe. Hari akantu muri philosophie bavuga ngo c'est vrai semblable, bijya gusa wagira ngo nibyo, c'est vrai semblable. Ni ukuvuga ubumeze, abanyantege nke bo barakureba bakabona uraryohewe, ubwo nabasinzi bagenzi bawe ubundi nibo babibona gutyo, ariko umuntu muzima ntago ari uko akureba, abona waraboza ahubwo, abona ufite ikibazo kintu gituma wenjoyinga gutyo, tubyite gutyo. Suri kubyumva ukuntu biseriye mu maso y'abandi ugaragara nkaho n'ibipfamutima. Hari ngiye nkunda gukoresha amaverse biblique ngo mu maso ngo y'ibipfamutima, hari indirimbo bita ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Ariko bajya bavuga ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, ngo mu maso y'ibipfamutima ngo bameze nk'abapfuye burundu, nyamara bo bibereye mu mahoro. Ukumva ukuntu biseriye. Umuntu utanywa inzoga ngo ajye muri ibyo bigare n'ibiki byose, mu maso y'ibipfamutima babona yararindagiye, kandi we yibereye mu mahoro. Amahoro ahoraho ari sustainable. Ariko bo ni utwo twishimo twako kanya natwo tubonwa na bagenzi babo basangiye kuba guciririka. Ubwo nanjye uri kumva ahantu navuye hakomeye. Ubwo n'abandi banyantege nke bagenzi banjye bari kubyumva. Emi, ndashaka kumenya, ujya gufata icyemezo cyo kuvuga uti ngiye kureka inzoga, ngiye kureka ibyo byose bikurikira inzoga, harimo abagore n'iki, birumvikana. Niba warabiretse koko uri muri tunywerese, gahunda ni tunywerese cyangwa tuyihorere cyangwa tubireke, ujye kugifata, nta kintu cyabaye trigger, cyabaye imbarutso. Icyabaye imbarutso nyine ni icyo kintu nakubwiye, maze iminsi 3 ndyamye.
narisha akazi k'abandi bantu, abantu bakaza nko kureba indirimbo bakabeshya ngo simpari. Urumva ibyo bintu biri bizarre kubera inzoga. Umuntu yarakuzaniye amafaranga ye akwizeye, ni icyo ngicyo. Iyo utanywa inzoga uyu munsi uba ugeze ku iki? Ntanywa inzoga mba ngeze ku bintu byinshi cyane. Ubu ngubu nyuma yaho mfashe gahunda ya tunywe lesi, aho mbivireho ibyo ngibyo nyine, aho mpindukiye hari icyo nagezeho, ari nacyo kiraza kugaragaza ibyo nari kuba ngezeho iyo mba ntarayinyweye mbere. Nk'ubu ngubu nujuje inzu, nujuje inzu nyuma yo kureka inzoga. Nyine ntabwo ihenze ariko ndayifite ku buryo navuga nti ni iyanjye, kuko mu nzozi zanjye niyo mfite gahunda yo kuvuga gutura mu iwanjye, imodoka yose ndayigura. Ni ukuvuga iyo mba ntarayobye, iyo mba ntarabaye umwana w'ikirara ngo ndaruke, nari kuba mfite inzu yenda nziza kurusha iyo nujuje, mfite n'inda handi, mfite n'akamodoka keza, nshimangira wa wundi abantu bambonamo baba Kristo nahoze nkubwira, kuko baba bakeka ko barasanga mfite V8 abaherekeza ngahita mba deplasa aho bategera, bagasanga urabyumva nyine. Ni ukuvuga naho nari kuba ndi ngo niyendane no kuba mfite n'umugore mwiza yenda. Ufite mubi se? Ubu ntawe mfite. Urumva umuntu wayobotse gahunda yo kunywa inzoga, yo kutanywa rese, nyine nta bindi bitekerezo byinshi aba afite. Ubundi ni inzoga tu, yinywera inzoga n'ibigendana n'inzoga n'ibindi byose. Ufite gahunda yo kurongora se nyuma kuva mu nzira y'igipadiri? Ubu urumva niba narafashe, ubundi hari icyo bita loi de l'attraction. Loi de l'attraction bya bindi bita ngo lois universelles, nka kumwe gravité ntishobora kubura gukora wabishaka utabishaka, iri indépendant de notre volonté. Rero na loi de l'attraction irakora. Iyo ugiye mu kunywa inzoga uhita ukururana n'ibindi bintu bivibratinga kuri fréquence z'inzoga. Buriya iyo mfashe mfite radio ngakubita, mfite radio yiratwumvira n'ubwo umugabo ni umugore. Ni ukuvuga niba ngiye nagiye kunywa inzoga n'itabi rero itariza, nibyo nenge kuvuga umugore n'itabi tuntu nk'utwo twose no kukwiba amafaranga n'ibisambo bitabiza. No muri societe havuka ikibazo bakavuga ati harara n'umusinzi hajya harara n'abasinzi nawe bakagufunga. Urumva ukuntu igishene bikururana, ibintu byo kuri fréquence zimwe birakururana. None rero iyo uba essay uhita ukururana, ugira none relation ziri seriye. Ubwo urumva niba wubatse inzu uri seriye, kandi inzu nayo ihita ikurura ibindi bintu, ikurura n'abagore, ikurura n'ibiki byose. Iyo ufite n'imodoka abantu bagusaba lift n'abagomba kuyigenda muhita ubabona. Donc ni conséquence nécessaire. Bivuze ngo rero ubirimo. Niba narabaye seriye nkaba maze kubaka inzu, nkaba ngiye no kugura imodoka, ubwo n'umugore rero agomba guhitaza, kuko n'Imana nayo ukuntu yabigengera abanjira irema ibiryo, irema inzu, shelter n'ibyo byose, none abaza guturamo baza nyuma. Urumva ubundi niyo logique dans les conditions normales yo kuzana umugore muri dans les conditions normales. Ubundi ugomba kuba ufite witunze, wihagije, ufite n'ibizamutunga niba we ntabyo afite. Ubu twe turi muri condition anormal. Uravuga nde? Nkanjye. Wese nta mugore ufite? Akugumva namushatse, ntari mu nzu, ntafite n'imodoka, ntafite byose. Udafite byose? Inzoro uyifitemo ko ntago mwaraye mu gihuru, ntago mwararaga mu gihuru. Nubwo ntawe ngira, nta n'inzu ngira. Niyo ubasha kuyishyura, suzi se ko n'ubundi ibintu byose ari ibya leta iba yadutije. N'ubundi niyo urimo, niba uyikodesha tuvuge, n'ubundi si yawe, n'ubundi nanjye ni iya leta, n'ubutaka n'ubwa leta, si byose. N'ubundi ubwo ni yawe mu gihe runaka, ubwo uwo wayikodesheje ayiguha mu gihe iri limited arota. Nanjye biri limited arota kuko ntazahoraho mu minsi nsigaje hano munsi n'ingenda, bizaba ari ibya leta. Ubwo nyine bameze gutyo bihangana. Anyway, agiye kubanza gushaka inzu, ashaka imodoka, ushake n'ibindi byose byangombwa. Umugore turamubona ryari cyangwa ushyizeho ka pressure? Umugore byo bihita byikora. Urumva kubera ko ndi mu nzira nziza, nawe azahita yizana mu gihe gikwiriye kandi kidatinze. Dushushanyirize
dushushanyirize Emi uyu munsi iyo aza kuba umupadiri uba wishushanya gute? Uyu munsi wicaga ute ko wamugani iyo ngumeze uyu munsi muri 2023 tujye kwinjira muri 2024 ubona ko ndi padiri umeze gute? Ishushanya uyu munsi wari kuba padiri ry'abana, wari kuba padiri ubikora fresh, wari kuba padiri umeze gute? Iyo uvuga uti no kumvira umutima nama wanjye ngo nsokemo hakiri kare, wari kuba padiri umeze gute? Iyo nza kuba padiri nari kuba padiri uri seriye. Ndibuka akantu batubwiraga tukiri mu nzira nyine yo kwiyimana tukiri abanyeshuri ngo umusaseridoti cyangwa umupadiri uzaba we umuba buri munsi, ntabwo umuba cyagiye wubitse inda hahandi bakurambureho ibiganza, umuba buri munsi. Ngiye mu gihe nari nkiriyo nitwaraga neza, nanasezeye neza, inshingano zanjye narazubahirizaga. No hanze nubwo nakubaganye kugira nabyo numva uko bimeze, ariko ibindi inshingano ndagerageza kuzikora. Iyo njyayo rero nari ibyo ubutumwa bari kumpa nari kubusohoza, nkemerera kiliziya iteka ikamfata ukuboko. Iyo ndirimbo urayizi? Ni ya yindi umaze kuririmba, niyegure Nyagasani. Niyegure Nyagasani nitabyijwi rye, ubu butumwa mpa nzabusohoza iteka mwemerere yamfata ukuboko. Sumbishe ko ndimbe nk'isake umwe nakubwira. Ni ukuvuga nari kuba umusaseridoti mwiza mu bushobozi nari kuba mfite. Urumva bwa bundi buri materiel nakubwiraga kuko ntabwo mfite, nari kujya mfasha abantu mu bya roho no mu by'ubumenyi kuko nari umuhanga mu bya filozofi. Ndabizi ko nari mfite n'abantu nsobanurira benshi buri nimugoroba, nari kubikora neza. N'ikimenyimenyi niba hano hanze hari ibyo nashoboye gukora, kiliziya n'ubundi ndayikorera kuko nkura muganda wa zira ndirimbo za Rwanda Catholic All Stars. N'ejo bundi Radio Maria Rwanda yarampembye. Ni ikimenyetso cy'uko niba nshobora kugenda nkadiringa na Cecile Kayirebwa nkamuzana muri projet yo gukora ubutumwa bwa kiliziya, nkazanamo Mani Martin, nkazanamo Aline Gahongayire, cyangwa huza bari abantu n'abantu biyubashye bafite n'ibyo barimo bikemera. Iyo njyewe haranaho nari gukora ubutumwa n'ubundi bukomeye buremereye cyane. Ukapadiri kabisa uri seriye. Ariko sibwo byari gushoboka kandi wari ufite muhamagaro uri interiyeri udahari mu by'ukuri. Iyo nukuvuga hari icyo bita fidelité à la promesse. Umuntu uri seriye iyo ubonye waguye mu bintu nta kuntu wasubira inyuma. Iyo uri seriye uvuga uti basi reka mbe fidèle ku isezerano nagize, niyo byaba bitakurimo ariko abandi bibafitiye akamaro. Bibafitiye akamaro. N'ubundi se gukunda niki? Gukunda nyine ngo Jésus a souffert, Yezu yitangiye isi kugira ngo yo ibone ubuzima nyine. Gukunda no kubabara kugira ngo ndabeho. Icyo gihe nari guhita nkomvatinga nkabe igisobanuro kindengera muri busikoroje. Hari ukuntu komvatinga ikintu buriya kiliziya ndayemera. Hari ukuntu bajya basingiza nk'icyaha cy'inkomoko mu ndirimbo yitwa Ratation, icyaha cy'inkomoko bakita icyaha gihire. Icyaha gihire ntabwo ujya uyiririmba iyo ndirimbo kuri ntuza ku munsi w'isakramento. Mu ndirimbo yitwa Ratation niho baririmba ngo icyaha gihire tukagisingiza. No kuvuga ubiha tournure positive. Ni nkuko nous avons été sauvés par le salut est venu de la mort et de la résurrection de Jésus. Reba umusaraba, ukuntu umusaraba ni mubi, ariko ngubu tuwambara se turawusingiza tukawambara. Ngo nawe wasanga ujye wambara rimwe na rimwe. No kuvuga rero nanjye nari kubiha tournure positive. Bikangirira akamaro. Nahisemo nabi, nahisemo ibitandimo, ariko bigomba kugira akamaro abandi muri ubwo buryo. Nese reka nkubaze, nk'ubu nkawe ufite umudamu, nk'ubu hari ukuntu wamubonaga mbere yuko mubana, aguhindukiye, urabizi umubiri wo ntukunda guhinduka, ariko umutima urahinduka. Umubiri nawe urahinduka. Ubu se ufite nk'umuntu, abantu bambabarire, hari terime ngiye gukoresha iri bizarre, mbanje gusaba imbabazi, nk'umukobwa ugashaka nk'umugore ufite amabinga n'urugero. Ayo mabinga niyo yazavaho. Hari numvise ngo yakize, ngo kera ngo ntago yavaho niyo wagira utawuzira. Umubinga afite amabinga ngo Imana ngo yashizo ponseze. Yarari kwikina, yarari kubivuga ahubwo amabinga ari kwicunda. Ibyo bintu narabibonye, hari ahantu nabibonye ari kwicunda. Ariko kabi. Noneho ariko umutima ushobora kuba uri sahuri uno munsi
ukaba wari umutagatifu ni ukuvuga umugore wawe nkuba guhindukanye wabigenza uti? nigeze kubaza umuntu witwa Pasiteri Mpyisi ndetse gushaka umugore washaka umugore mwiza ku isura cyangwa umugore yumva ntabwo nshaka umugore mwiza ku isura umutima urahinduka ariko isura ntabwo ihinduka. Wow, ni ibyo ngibyo. Ati umutima urahinduka atari ku isura ntabwo ihinduka. Ubwo nyine burya n'isura nabwo nirorati ibaze nyine wagendesheje ayo mabinga amabinga amabinga nayo umugore udafite ibinga ntabwo byavamo. Amabinga nayo bava ibureti amabinga ukayafata nkaho ari nyashi urazi nyashi ibintu by'amabuno akajya abona ari nk'amabuno umuntu naba gutya ni bya bindi byo gukururana ariko twavugaga urumva guhitamo burya shuwa z'umuntu ziba zingana zigengwa n'ubushobozi bw'umutwe uko umutwe wawe ungana. ni nabyo bigena buriya mbonye umugore wawe wowe ntakuze nahita menya la qualité de ta personnalité uwo uriwe mbonye ufite umugore nyine umeze neza ndavuga ati afite umuntu wameritaga uriye nawe ararenze. ni ukuvuga iyo ufite ibinga tugahura n'umugore ufite ibinga mpita menya nimagina n'umugabo wawe ukuntu araba ameze urwego araba ari ako kantu ni principe yo kujyanisha muri nature irakora ko kujyanisha bibuza ubwenge kuko nkawe reka mbikubwira bitari ugukina ariko uzi ubwenge yego zuma ubwenge simvuze ngo uzi ubwenge cyane utiyemera ariko uzuma ubwenge meze nk'ufite ubwenge umeze nk'ufite umeze nk'ufitemo ubwenge ku buryo imana ibisingirizwa okay mbwira iseminari ikintu yigeze shapinga kuri wowe sitono imivugire imitangire y'ibitekerezo hari ikintu yigeze yubaka muri wowe ku buryo uvuga uti ibi ndabikesha iseminari grand seminaire petit seminaire kuba nshobora kuba ndi kuganira nawe mbikesha umubyeyi wanjye Kiliziya kuko wowe urwego uriho ntago waganira n'umuntu wese w'ingegera uri aho ngaho nta nubwo yanakugeraho yaba ntiyanabitekereza kuko ahita agutinya ahita ashaka abandi nyine bari aho ngaho akaba ari bo byonyine kuba naragutinyutse noneho nkanaguhamagara nkabigusaba bikemera ni ukuvuga ko nyine hari urwego ndiho ubwo wowe n'urugero ntanze nyine kubasha kwidefanda muri ino si turimo ino si turimo irimo ibintu byinshi bikomeye cyane les problèmes byo bitari problème fondamentale de la vie kugira ngo n'abazitera kugira ngo bashe kubana nabo hari ubushobozi intellectuel ugomba kuba ufite hari umutwe wawe ugomba kuba urimo urekipe uri bien armé hari intwaro rero Kiliziya yampaye filozofi yampaye nizo ndwanisha hano munsi ni nazo zitumye ndi kumwe nawe ni nazo zituma umva ko Kiliziya yagize akamaro gakomeye cyane ni nazo zituma mbona umugati cyakoze cyane ubuvuzi warabutaye uyu munsi uri mu producer nihangiye umurimo uri muri production natwe abajene twihangira imirimo abajene bihangira imirimo byanze kunze icyo uri gukora cyose waba uri umujene wubatse waba umujene utubatse waba uri umujene uri kunywa inzoga ibyo ngibyo rwose nywa resi cyangwa ubireke jera niba shaka bavuga ngo ndiyemeye kuba producer kwanjye muri Kiliziya Gatolika ko ninjye wadutse nyine bihita bigira bivibrating bituma indirimbo za Kiliziya Gatolika zigira agaciro yego tuzibona noneho muri zirikodinze yego zirikodinze zikaza guhangana n'izabandi kuri platform zitandukanye tuno n'iza gospel iza gospel twabanaga bamugani muri gospel wasanga tufite indirimbo za protestant reka mbyite gutyo aho kugira ngo uzabone indirimbo y'umukatolike yaciye kuri televiziyo Rwanda ni gake tuzifite nziza abantu tuzifite harimo message nziza na melody ariko uburyo babifashe condition bivugamo ukajya wumva ari nk'amasake ari kuririmba nyine kuri radio Rwanda uva ntago bacuranga amasake bagomba gucuranga ibintu nyine biri seri bafite production nziza abantu bafite amajwi meza gutyo ikindi nari ngiye kongeraho hamaze kuvuka ama studio 6 donc kuri njyewe havutse haba producer 6 bose bafite ama studio yabo babikomora kuri ubwo butumwa nanjye Imana yanshyizemo nyine kabisa
n'abahanzi tumaze kugira n'abahanzi bakora ku giti cyabo bakagera no ku rwego rwo guhembwa bakajya no mu marushanwa. Ngo rero urumva ko byose mbikesha kiliziya. Rero ntabwo wigeze upfira ubusa kiliziya kuko waretse kuba padiri. Nubwo nyine nageze aho nkagwa nayo kiliziya nayo irabizi ko mu mateka yayo nayo yagiye igira intege nke ntabwo yabimpora kuko nayo mu mateka yayo hari aho yagiye igira intege nk'urugero kugira abanyumvise bataza kuvuga ngo buriya yarapfapfanye. Nk'ubu mu mwaka wa 2000 Papa Yohani Paul wa II yasabye imbabazi isi ko kiliziya yishe Galilée umusiyantifique autour du soleil. Kera bafataga bavuga ngo le soleil tourne autour de la terre et pourtant la terre tourne ari no gupfa yaravuze ngo et pourtant la terre tourne. Nubwo munyishe ariko mumenye ko isi izenguruka izuba ntabwo izuba rizenguruka isi. Kiliziya Gatolika iramwica kuki yamwishe nayo yari yaguye yagize intege. Papa yasabye imbabazi. Noneho ubwo ibindi ntabwo twabivuga ko Kiliziya ni umubyeyi wacu kandi ntabwo umubyeyi burya umubyeyi yakosheje nabwo turabivuga ari byinshi cyane yakoze nk'ibya indulgensiya yishyuzaga indulgensiya kugira ngo ujye gusaba imbabazi cyangwa ujye kubarirwa ibyaha ugomba kwishyura. Zana inuma zingahe, zana ihene, zana inka, zana ibiki, ibintu ngibyo ntacyo ni ikosa rikomeye cyane. Hari n'ibyo bita ngo regere sente, intambara ntagatifu les croisades. Wow. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo se urumva rero babandi nubwo navuze birakwara kugira namwe bibafashe ntabwo kwari ukuvuga ngo ndi kwishyira hanze kuko intege nke twese turazisangiye. Yaba ari umukuru yaba ari umuto. Kandi guko ni ukuri tugize ikiganiro cyiza cyane cyiza vraiment kirimo ubwenge. Niba wumvise afitemo ubwenge navuze adafite ubwenge niwumva karimo akantu k'ubwenge shyiramo muri commentaire hasi wote mutipe ko karimo abana akantu k'ubwenge karimo babyandike ubundi wa mugani niba babupime bashyire ku munzani ku 10 murumva bafite ubungahe nka kangahe ni 2 ku 100 ku 10 cyangwa ni 5 ku 10 cyangwa ni 9 ku 10 ntimuze kuvuga rero ngo 10 ku 10 oya ibyo ntabwo baba bambeshye kuko nabo nta muntu numwe uri ara hotel ufite ubwo bushobozi bwo kubimenya kuko nawe ntabwo bwo kubimezera kuko nawe ntabwo afite. Imana yonyine niyo ibizi. Mbere gusoza ikiganiro tubwiye ku muntu wifuza kukujoininga twatangiye dutanga nimero de telefone zawe. Umuntu wifuza kukujoininga afite indirimbo ashaka kuri codinga agomba kuba yujuje iki umwakira ameze gute dusoza. Yego umuntu ushaka kungana muri studio yanjye Universal Record icyambere agomba kuba afite indirimbo yaranayiteguye neza yarayirepese. Twiyamye abantu baza ibintu byo kuza uje kwandikira indirimbo muri studio umuntu akirirwa ku karirimbo kamwe umunsi umwe biri bizarre. Turi mu bihe by'umuvuduko ugomba kuba wicaye mu rugo ukabitegura. Ura abakatolike barabandika indirimbo kuri solfège ndabakunda baza barazize barabifashe ku buryo umuntu ari codinga n'indirimbo 3 zakorari bagataha mu ntara. None umuntu umwe akazana karirimbo kamwe akirirwa ngo hano ngo reka ngo dukosore ngo tugire gute nawe atazi cyaje gukora. Byumva nawe mufite studio nawe abyumva. Abo bantu turabiyamye mujye muza mufite indirimbo mwana zirepese atazi kwishakira melody icyo gihe ubimbwira mbere. Hari abantu bafite iyo mpano zo kwandika indirimbo nkaguhuza nawe mukayandika noneho mukaza uri tayari aranakwakompanya muri recording process. Ubona ngiye kuri codinga kuri ijwi ryanjye tari sawa cyane wamerekeza bikavamo naguherekeza kuko nyine ndi codinga nk'inkoko ubone bikavamo gutyo ugaterateranya akavamo indirimbo. Wowe ufite ijwi ryiza uzi ntago uzi amasake ari hanze kandi aririmba wowe ufite ijwi ryiza emise ntago uzi amasake ari hanze aho rero kuvuga indirimbo uyifite waranayifashe waba nyine utabishoboye tukagufasha tukaguhuza n'abantu bafite izo mpano ufite n'amafaranga ufite n'amafaranga nta bintu byo urumva
nubwo ari nta ubutumwa bintu by'ubuntu nta Ako bintu nibyo. reka n'amafaranga ugomba kuba uyafite cyane kugira ngo tugukorere yaje ibintu. gushaka amafaranga nicyo kintu cya mbere Iyo mafaranga turayakeneye urumva sinavuze ko nshaka kugura imodoka no kubaka inzu nziza kurusha iyo nubatse no gushaka umugore mwiza kandi inkwano nazo urabizi zirahenda Yego. bajye bazana n'amafaranga kandi umugore mwiza ngo arahenda nawe byata kumukwa pana kumugura kumukwa no kumumerita no kumumerita no kumumerita nubwo yaba adafite ifaranga ariko ubwiza bwe ubwiza bwe erega kugira ngo Kumumerita ngo bisaba- abugereho nawe hari expenses aba yarakoze kugira ngo agire abe uwo nguwo abigira iyo profile hari hari n'ubivukana nyine akabifite ubwiza nta expenses ariko ubwo ubwiza bwe nyine ngo ugomba kubumerita nawe ugomba kubumerita ufite ubwiza wowe ufite iki nicyo kubaza nicyo ahita mbese nubwo atari kubaza byatuye ko mfite ubwiza wowe ufite iki ufite inzu se ufite imodoka se none wowe nta modoka nta nzu nta ki none uri na mubi ubwo ugiye kujya kwishakira ufite amabinga nyine rero ibyo nari kuvuga ibyo bagomba kuba bujuje amafaranga niyo nari nsorejeho si ibyo se ibindi bigenda tubivuganaho dukoze ikiganiro ntakeka ko twakora kireshya gutya ni kirekire nanjye numvise ari kirekire ni kirekire ariko ni bon abantu bagikunze nanjye nagikunze cyane may god bless you imana iguhe umugisha ubwo ngubwo ntaho utaha Emmy so bwa mbere tujyanye ikiganiro hari ikindi twigeze gukorana nacyo ndakeka ko mwasubira inyuma mukaba mwagisacinga mwakibona Emmy Pro twakoranye icyo kiganiro thank you so much brother ubwo naho utaha murakoze cyane